Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Murakaza neza nanone mu nkuru yacu y'uruhererekane twise urugendo rw'umuntu. Tumaze kugera ku gice cy'ingenzi cyane aho umuntu ahura n'ibigeragezo bitandukanye mu buzima. Muri episode ya 6 cyangwa se mu gice cya 6 twabonye uko umuntu ahangana n'imbogamizi ndetse bikaba isoko y'imbaraga n'inyigisho. Ariko nk'uko twabivuze, gutsinda si ukutagira ibibazo cyangwa se imbogamizi, ahubwo ni uburyo umuntu akemura ibibazo ndetse akagera ku ntego ze kandi akuzuza inzozi ze. Uyu munsi rero turaganira ku bintu by'ingenzi ndetse ibi bintu bikaba bigira uruhare mu gutsinda no kugera ku ntsinzi nyayo. Turaza gusobanura uko umuntu yatsinda akanyura mu bigeragezo, agahangana n'imbogamizi ndetse akanakomeza urugendo rwe adacika intege. Reka dusangirire hamwe urugendo rwo gutsinda inzira zikoreshwa n'abantu batsinze ibibazo bikomeye ndetse n'uburyo bwo kubaka intsinzi irambye. Uri kumwe na UNP Entertainment, kandi subscribe, ukore like kandi na share kugira ngo ibi biganiro bigere kuri benshi, dukomeze kubaka umuryango mugari wa UNP Entertainment. Reka tuze kurebera hamwe ibintu by'ingenzi cyane mu gutsinda. Mbere na mbere, gutsinda ntibivuze ko utazahura n'ibibazo. Ni ngombwa kumenya ko intambwe z'ingenzi umuntu anyuramo ziba zifite imbogamizi, kandi gutsinda ni uko ubasha guhangana nazo. Ikintu cy'ingenzi cyane umuntu aba agomba guheraho kugira ngo abashe kuba yatsinda, icya mbere, kwizera ndetse no kwihangana. Iyo umuntu afite intego agomba kwizera ndetse akizera n'imbaraga ze. Ibi ngibi bituma umuntu adatakaza icyizere iyo ahuye n'imbogamizi. Kandi kwihangana rero ni urugero rwo gukomeza gukora ibikwiye nubwo biba bitoroshye, ariko uragerageza ukabikora. Reka dufatire hamwe nk'urugero rw'umuntu ufite inzozi zo kuba umuyobozi mu muryango cyangwa se mu kazi ke. Nubwo ahura n'ibibazo byinshi, kwihangana no kutareka intego bimufasha kugera ku ntego ye. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi gishobora gutuma umuntu atsinda no kwiga ku makosa. Ntugahunge amakosa, ahubwo uyakoreshe nk'amasomo. Iyo umuntu adakosora amakosa aba agumye mu mwanya umwe kandi intsinzi iramucika. Kwiga ku makosa bisaba ubushishozi ndetse no gusubiramo uko wabigenje, ukagena indi nzira itari yo wabanje kugerageza kugira ngo ubashe kuba watsinda, cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wakosora amakosa waba warahuye nayo mu nzira wabanje. Ikintu cya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo wize. Amahirwe menshi yo gutsinda ashingira ku buryo umuntu akoresha ubumenyi bwe, ndetse ubumenyi akaba yarabukuye mu buzima cyangwa se mu bindi. Ntibihagije kumenya gusa, ugomba gushyira no mu bikorwa ibyo wize, ibyo wabonye, kandi ukagenzura niba bigufasha kugera ku ntego zawe. Reka tuze kurebera hamwe ingero z'abantu batsinze mu buzima. Mu buzima hari abantu benshi batwigisha uko gutsinda biba bishoboka. Reka tuvuge bamwe muri bo twakwita ko ari intangarugero mu gutsinda. Reka tuze guhera kuri Nelson Mandela. Uyu mugabo yahuye n'imbogamizi nyinshi cyane. Yarafunzwe, afungwa imyaka 27, ariko ntabwo yigeze acika intege. Kwihangana kwe, ukwizera kwe ku ntsinzi ndetse no gukomeza kurwana ku mahoro byatumye aba ikimenyetso cy'intsinzi ku isi yose. Reka turebere hamwe n'uwitwa Thomas Edison. Yagize ibihe byinshi by'ibigeragezo atabasha gukoresha umuriro mu buryo bwe, ariko ntabwo yigeze agira igihe cyo gucika intege.
yagize amagare menshi y'amatesite menshi mbere yo kugera ku cyuma cyamuhaye umuriro uhamye. Abantu batoya ku rwego rwacu dutegereje intangarugero zituruka mu muryango wacu cyangwa se mu Rwanda twese twakigiraho. Abashoramari batoya, abahanga mu bintu bitandukanye cyangwa se abiga bakomeza kugera ku ntsinzi zabo nubwo bahuye n'ibibazo. Reka tuze kurebera hamwe uburyo bwo kubaka intsinzi nyayo. Inzira y'intsinzi si iy'umuntu umwe gusa, ahubwo ni inzira y'imbaraga, ubwenge n'umurava bihurira hamwe, hanyuma intsinzi nyayo ikaba irabonetse. Reba ikintu cya mbere kizatuma ugera ku ntsinzi nyayo: kwiga gufata ibyemezo bifatika. Ni ngombwa kumenya igihe cyo gukomeza urugendo n'igihe cyo guhindura inzira. Niba hari ikitagenda neza, ibi bisaba kumenya ubwenge bwo gufata icyemezo ku gihe. Cya kabiri, gushyira imbere imbaraga zawe. Ntukemere ko ibindi byose bikurangaza, bikurambye cyangwa se bikubuza intego zawe. Shyira imbaraga mu byo ufite ndetse no mu byo ufitiye ubushobozi bwo kugenzura no guhindura. Icya gatatu, ubumwe n'abandi. Ntugatekereze ko intsinzi ari iy'umuntu ku giti cye. Kubaka umubano mwiza n'abandi, gusaba ubufasha ndetse no gutanga ubufasha nibyo bigira intsinzi irambye kandi ifite agaciro. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki gice cya 7 twise urugendo rw'umuntu. Mwakoze cyane kuba mwemeye ko tugerana mu rugendo rw'ingenzi rw'ubuzima bw'umuntu. Nibyo, gutsinda n'urugendo rurerure ndetse ruyobowe n'imbaraga, kwizera ndetse no kumenya guhangana n'ibibazo nibyo bintu bigaragaza gutsinda nyako. Ntuzacike intege. Reka dukomeze dushyigikire intego zacu kandi dukore cyane. Mu gihe cyiza ndetse cya nyacyo tuzagera ku byo twaruhiye ndetse n'ibyo twashatse cyane kenshi tukabivunikira, ariko mu gihe cyiza ndetse icyo gihe akaba ari icya nyacyo, byanga byakunda uzagera ku cyo waruhiye cyangwa se ugere ku cyo wahoze uhanganira. Ntuzacikwe na episode ya 8 aho tuzarebera hamwe uko umuntu yubaka inzira ye ku bandi no ku isi muri rusange. Ntuzacikwe. Igihe mumva kuri mikrofone ni Pacifique. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.